ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo, ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz, ndetse tutibagiye muri gospel no muri sport. Ahabonetse inkuru ariho hose Sano Empire izibagezaho mu ba mbere. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye mu gisata cya education cyangwa se ubyite mu burezi, bitewe nuko wowe ubasha kuba wabyumva. Gusa icyo tugiye kugarukaho ni amakuru ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, ndetse aherekejwe n'itangazo ryasohowe na Minisiteri ishinzwe uburezi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi yuko hashize igihe kitari gitoya abanyeshuri bagiye gutangira igihembwe cy'amashuri y'umwaka wa 2024 ndetse na 5, bitewe nuko rwose iki gihembwe gitangira umwaka kigomba guhera muri uno mwaka wa 2024 ndetse kikaba kizanarangiza mu mwaka wa 2025. Ibaruwa rero yabashije kuba yajya hanze, cyangwa se itangazo ryabashije kuba ryajya hanze, rirareba abanyeshuri bari mu mashuri yisumbuye, ndetse cyane cyane abari mu bigo byiga bidacumbikirwa, ari byo bita externe, cyangwa se ubyite nayini, kuko ayo mazina yose niyo bakunze gukoresha bavuga kuri bino bigo. Ni ukuvuga ngo itangazo ryasohotse nuko ryasobanuye yuko buri kigo cy'amashuri icyo ari cyo cyose kigomba kuba gifite ibikoresho bihagije bituma umunyeshuri ashobora kuba yasohoka afite basic y'ubumenyi by'ibintu agomba kuba yiga mu ishuri, apana kugenda asohotse ishuri akaba yatangira gushaka buryo ki yabyigira hanze kandi yagakwiye kuba ava ku ishuri abizi. Murabizi yuko leta y'u Rwanda yateje imbere ikijyanye n'ikoranabuhanga ndetse na innovation, kandi ibyo byose bigomba guhera mu bijyanye n'uburezi. Ibyo ngibyo rero harimo amamashini agiye akomeye. Murabizi yuko guhera muri primaire babazaniye amakompiyuta yo kubafasha gukora ubushakashatsi, ndetse n'ibindi bikoresho byose bijyanye no kuba abanyeshuri bagomba kwiga ikoranabuhanga mu buryo bwimbitse. Mbere yuko dukomeza rero kuri rino tangazo uko rigiye risobanuye ndetse n'ibyagiye rigarukaho, reka nkusabe wowe utari wabasha gukora subscribe ukande subscribe, ukande no kuri iyo nzogera notification, nurangiza ukande na like na comment. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Iby'iri tangazo rero byasohowe na Minisiteri ishinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye ariyo REB hano mu gihugu cy'u Rwanda, riratangaza yuko urebye ukuntu ryanditse, reka tubiribaciremo gatoya mwumve ukuntu bimeze. Ikibazo cyagaragaye mu mashuri ya leta, ko muri ano mashuri ya leta ajyanye no guteza imbere uburezi bw'ibanze, ariyo ama 9 ndetse n'ama 12 years basic education, yuko asanzwe ari gufasha abantu benshi cyane, haba muri rubanda rugufi badafite amafaranga ahagije yo kuba bajyana abana babo mu bigo bigiye bitandukanye, ndetse n'abandi bana baba baratsinze ku kigero kiri hasi, ariko mu rwego rwo kuba babazamura bagomba kuba bafite ibikoresho nk'iby'ibindi bigo. Ni ukuvuga ngo muri iri tangazo rero bavuze ati uko byagenda uko ariko kose tugiye gushyira imbaraga mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse na innovation, kugira ngo abanyeshuri bose babashe kuba bajya ku isoko ry'umurimo bafite buri kimwe icyo ari cyo cyose gihagije. Ngayo nguko rero iby'iri tangazo, umukono ikaba washyizweho na Minisitiri ushinzwe uburezi, ndetse
hakaba hanagaragaye yuko rwose iri tangazo ryashyizwe mu maboko y'uburezi ndetse rikaba ryatangajwe yuko rigomba kugezwa mu turere twose tugize igihugu cy'u Rwanda kugira ngo buri buyobozi bw'uturere bagomba kuba baripotinga ibigo by'amashuri bafite ndetse n'ibikoresho bafite kugira ngo leta ishakire ibi bigo ibyangombwa byose byuzuye. Wakoze cyane rero kuba wabashije kuba wareba ino video kugeza igejeje aka kanya, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Imana ikomeze kuguha umugisha, wowe kanda subscribe ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye duhora twihurira mu nkuru zigiye zitandukanye. Naho njyewe ndi Sano, amakuru yo